umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje kandi rwose mbaye ikaze muri aya makuru agezweho. Birumvikana none turi tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024. Hanyuma rero nk'ibisanzwe tugarutse muri studio kugira ngo tubabwire uko byiriwe bimeze hano hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mw'abantu mwe icyo mukwiye kuba mwamenya nuko abarundi bakomeje guhura n'icyo bita ibizazane. Mw'abantu mwe kuko ubu tuvugana nyuma yuko witwa kapiteni ayo mu kapiteni bamwita Nedi rwamujyanye, ariko wende bya kapiteni tubiretse tuze kuba tugaruka ku witwa Majoro Nyabyenda Pole bamashe kuba mu by'ukuri intare za Sarambwe zakubita ijanja. Uyu majoro ngira ngo muramuzi neza ko twagiye tumukoraho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko iyi nkuru ntabwo ngomba kuba nyiripura wangiye nyine cyangwa se uwumwe, ahubwo nkuko mwabyumvise rwose mu gitwenge cyangwa se yanse ko bita ngo nurumenesha. Ndi kumwe n'umutaramu Magashi. Koma sava? Sava bien. Ngo hayikaze rwose muri studio za Kedi Official. Ndakumva cyane 5 kwa 5. Asante sana. Yes, abakunzi ba Kedi Official murumva ko hagomba kuba hakongoka by'umwihariko iyo tugeze hakurya ujabutse Akanyaru cyangwa se uruzi rw'Akanyaru. Birumvikana ni hakurya rwose mu gahugu kinyegeje, kagahugu rwose gafite forme nk'iy'umutima, igihugu bakubwira ko rwose gikize kuruta Ubushinwa. Maginga rwose tugiye kuba tubagezaho inkuru yica mugongo nyuma yuko umwe mu basirikare ngenderwaho ba coalition birumvikana y'abarundi ubu tuvugana rwose rwamaze kuba rumurya, ndavuga urupfu. Hanyuma kandi turaza kugaruka kuri za FDL zagiye zivanwa Malawi nizagiye zivanwa aho ngaho muri Mozambique na South Africa, rwose zoherejwe n'uwitwa Nahimbwa, uwitwa Magashi niko yamubatije. Turaza kuba tubabwira ikibazo gikomeye cyane izi ngabo nazo zikomeje guhura nazo, ariko ntabwo bibujijwe ko turaza kwikoza muri axe ya Kanyabayonga tukababwira uko situation yimeze. Ariko ku rundi ruhande muze kunyemera dutinde ku musozi wa Ndumba. So rero munyemerere ntere kwizimba mu magambo. Ko duhera kuri izi nkuru twababwiye mu gihe twari kwa Magashi TV, twababwiye ngo ubu ngubu nido tubahaye turimo turabasogongeza dukora ibiganiro kwa Magashi ngo tubikore kwa Bwiza ngo mugire ngo nta makuru dufite. Hano nta nkuru bisa n'iyindi. Twababwiye yuko turi buza nicyo bita report ya risasi na mageruhi, uko twari mu kiganiro turimo tubabwira yuko n'ubu ngubu urugamba rukomeje. Urugamba rwabaye imberenge mw'abantu, urugamba rwabaye amahundo. Ndababwiza ukuri mwebwe mutuye Kigali, mwavukiye Kigali, icyo biti hundo mu giswahili byita ngo vuta ni kuvute moto ezo pera. Ikintu cyitwa ihundo rero sepera moto ni kwa kundi ikigori kijya hariya kikera ku buryo utakimenesha iryinyo bigasaba kubanza gitumbika. Byaba ngombwa rwose ni ikigori nyine cyumye, nango kugira ngo kimene bisaba kata. So niyo mpamvu iyo tuvuze ngo urugamba rwabaye amahundo, rwabaye imberenge, biba ari ibintu bikaze cyane. So Magashi rero buriya hano kuri Kedi Official tubanza gukishaho rya tangazo rivuga ngo mukande subscribe, kuko Kedi Official cyari kwiyubaka maga. Ariko ku rundi ruhande ntacyo nanenga abakunzi bacu, ntacyo twabashinja. Mu kwezi kumwe n'igicino iyicano imaze ifite sabu banga 8,000 ibihumbi 8 ko baje muri 8,000 abantu babona mu mwaka. Jewe nabibonye hashize umwaka n'igice. Ndashimira cyane abakozi ba Kedi Official, ariko by'umwihariko abari kuri za mbuga zombi, ndavuga Kedi Official number 1, Kedi Official number 2. Rwose ndabashimira cyane by'umwihariko ba admin hano. Mbafite abadmin maga, ninjye ufite imbuga ziri abadmin bari active, urahubuka bakagukasa, washaka kwitambika Kedi Official bakakubwira. Ngiranga ariko shimire cyane Mabirisi. Mabure n'umuntu w'umugabo cyane, umujyanama wa hafi, ndamukunda cyane, rafiki wa karibu. Ariko nanone nshimire umupapa bita Mucyo, nshimire kandi abatara Maria muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako batwumva kandi sometimes bakadura cyane kabisa. Buri iyo twafashe ngira mwabonye video ya dushimira bari muri Canada, dushimira bari mu Bubiligi, dushimira bari mu Bwongereza, dushimire n'abari muri Asia, abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ababona abacu nakadaso. Iyo ngeze mu rw'imisozi igihumbi ndabagira ni tariki 15 zo kwa karindwi munakumbuka. Murabizi gahunda ni ku gipfunsi, ngira ngo murabizi neza ko FPR inkotanyi
dufite umukandida umwe ni son excellence perezida Paul Kagame intore zirusha intambwe abasamu banjye ngomba kugenda mbikoreye ku mutwe nk'abatura hariya rwose ngaba nabazanye utabyemera akore icyitwa unsubscribe ibyo ndabyemera 100%. Magashi rero iyi nkuru y'uyu mu majoro w'u Burundi wari umaze igihe hariya nagiye mukora ibiganiro impamvu buriya muri kumva nzanye icyitwa stamina uyu mugabo yaje muri cyage cy'abafaraja ruba ryaraza mushaki igihe cyanuze hariya bahita n'igihe babazingiraga hariya za mushaki buriya yahereye rega cya gihe cy'abafaraja ba Onesphore nibwo yaje intare zasaramwe zikimana kubakanda ijisho hariya muri mushaki. So aba rero n'abariko bari bafite amakuru mabi kwa kundi nyine gwica stati yawe hariya za Petit Masisi uyu Faraja na Onesphore bari baragambanye maga niba bagambanye nashaka kuvuga ku gicwa story ya gicwa yize no bakoze nibyo bigomba kubakoraho byanga bikunda nago wahemukira intare zasaramwe ngo bizakugwa amahoro ni nkuko wahemukira u Rwanda ukazapfa wangara ukazapfana agahiri n'agahinda nka Turayishimiye Jean Paul yahumye amaso y'umutwe ahumana amaso y'umutima avuga ijwi nirisoke ntagakirya uyu mugabo nshaka ku mafoto ashobora kuba arwaye rwose rubaga impande ya Kandare kuko ntavuga ngijwi risoke ni umugabo aho ngafata utuvideo utujwe gaterateranya maganjya numva nzagusanga muri inganzo kuko buri umuntu uvuga nabi igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko perezida Paul Kagame umpaye sinzi ukuntu bimeze his excellency akataka generals sikore narayoboye ikintu cyagukoze ku mutima ngavuga Magashi kubanza arakazwa n'ubusa iyi ngendagasi twarabaye ingendagasi urazizi numva ndumi ingendagasi ni iki iyi ni daimoni yigendera ingendagasi urayizi ikinyarwanda bisaba ingendagasi ni intozi ingendagasi uyu nawe ngendagasi ujye ubona niyo akora ikiganiro aba yishimagura mu mutwe rero abadayimoni bamubayemo ikiguri niyo mpamvu yishima buri kanya mu mutwe ni shitani mbi cyane kandi akagira se w'imfura witwa Karana tuyanokira mu ruzi buriya akimfura y'u Rwanda yabaye n'umupasiteri mu badeve akaba akomoka muri Rucuro ni umuntu rero witwa ngo n'umutuziriko ngibyara mwero na Muhima. Hanyuma Magashi rero nibyo kare tuvuga tutuye umugabo aba bagabo bagiye bagambana intare zasarambwe nk'uyu munsi munye kumva ino operation yahitanye no musirikare turayifite no miganza byacu muraje mwumva ukuntu ari amatwari mu rupfu ntago yumva ihone mu bantu 18 hafi 20 bari kumwe nawe niwe wenyine wapfuye abandi bafashwe matekwa barajyanwa mwibaze ariko bari mutese ni ari mufite inzika di nubwo operation bayedohaye mutete siri rero ntago ari mufite muraje kuri Black List siri buriye ikurya runono nk'ubu kuntu irimo kurya runono witwa Kabundi Kabundi ngo byabaye ngombwa ko bene wabo bamaze kumenya uburyo bimeze ngo bahamagaye se arababwira ati iki kigori gicyawe tukigire gute ko twakizingiye nawe namenya amakuru ko yabuze ayo yacira nayo yamira ariko hari ikintu ndi kwibaza operation turayifite pe ariko ndi kwibaza ukuntu mu masirikare 18 harashwe uwitwa Majoro Jabyenda wenyine bikancanga wenyine ariko muraza kumva impamvu yarashwe tube tubiretse ku rundi ruhande operation zakorewe hariya za Muhanga ntago tuziraranye turaziba mu gitondo drone iracyari bize ikintu cyitwa report ya Sasi na Mageruri ntayo dufite ariko ntago biri butubuze kuza kugaruka muri axe ya Kanyabayonga siko imeze se tukabwira uko situation imeze cyane rwose bya bintu byo kubahatisha ngo wese yabaye tombe ntabwo yabaye tombe ariko report ya Sasi na Mageruri yo muri Ndumbano turayifite cyane ndayifite rwose ariyo mpamvu mpikaze mwebwe mwese mwahisemo rwose mwatwihebeye reka tubivuge dutyo Magashi rero ino operation iraremereye cyane ndifuza ko tugendanamo neza umugani w'abarokore bati tubigendanemo neza tubigendanemo neza kuko umusirikare ufite ipeti rya major my friend ni umusirikare hariya yiyemeje kuba yatanga kandidatire kuba president uyu ni umunyepolitike nk'abandi bose kandi mwakunze kubona ko Burundi bweza ba majoro cyane majoro abahedinze hari i Burundi hano hakurya mu rugamba twabagejejeho mbere twabagejejeho n'ubundi kapiteni nawe yari osi ntanyuma n'uyu nguyu tugiye kubabwira nawe yari osi ukomeye noneho afite company z'imbere ku rundi ruhande bakozi ba KD official dufite inkuru ivuga recruitment
ziri gukorwa hano mu mujyi wa Goma muri ziriya nkambi za Burengo, za Bushagara ndetse na za Kanyarucinya, ziri gukorwa n'uwitwa Mugiraneza, zigakorwa n'undi witwa bamwita Nedi, izina rye ndarifite hano, aho ngo bari kujyana abasirikare muri axe ya Minova ya za Vitonga. Ni recruitment iri gutangwamo n'amafaranga atari make, my friend. So rero bakunzi ba KD Official, iyi nkuru yo mu nkambi reka bariyo mperaho, kuko ubu tuvugana amakuru aravuga ko muri Goma uyu munsi biriwe bari gutunda abasore babanyuza muri Sud Kivu, hanyuma bakabajyana cyangwa ahitwa Ishanje, ni muri training, bari kubavana mu nkambi. Inkuru igakomeza ivuga iti ufite umugore bari kumusigira byibuze amadolari 100 mu nkambi ya Burengo, havuyemo abashika kuri 200 mu nyumvire. Hanyuma mu nkambi ya Rusayo havuyemo abagera kuri 250. Iya Kanyarucinya bo babyanze, bapinze, baravuga bati muvuge muvuye aho, ntabwo twizeye ibyanyu. Iki gikorwa cyo gukusanya aba basirikare cyangwa se izi nsore ziri kujyanwa mu gisirikare hariya za Ishanje, kiri gukorwa n'uwitwa Sukisa Ndayambaje, afatanyije n'uwitwa Mugiraneza. Amafaranga ngo yavuye mu bubiko bwa Pareko yahoze ahitwa mu Rubaya. Magashi usanze ni kuba kuri cyo bita ngo ni training cyangwa se kuza kurokerita biri gukorwa muri izi nkambi ya Burengo, Bushagara ndetse na Kanyarucinya. Aho iyi recruitment iri gukorwa n'uwitwa Sukisa Ndayambaje, afatanyije n'uwitwa Mugiraneza, aho amafaranga bari gutanga ku muntu ufite umuryango ari amadolari 100. Noneho ngo amafaranga yatanzwe na Pareko cyangwa se yavuye mu bubiko bwa Pareko yahoze muri Rubaya. Sinzi yari ariko ngo yahoze ikora muri Rubaya. Pareko bibiri burya niko bimeze. So Magashi rubwo izi recruitment cyangwa se zimunze bari gufatirana n'inzara yazizonze hariya. Nase Pareko FF niho mubonye Kigingi yicaye mu baturage yasinze, harimo babwira ati mwitegure uwo ari we wese agomba gupfa no gukira. Nibyo rero yari yasinze. Iyo niyo recruitment rero warugarutseho mu gihe rwose bakomeje guteyanjwa, bavuga ngo bagiye gushaka bazareno bongera kubarwanirira, ariko bose barimo baragenda bamenya ukuri, kandi ukuri kukababatura. Niba abo bantu arimo yegera barabonye ukuntu yavuye za Ngungu, yabibwira ati mwabonye ko Ngungu batwirukanyeyo, none se bamwirukanye Ngungu. Arumva yuko abo baturage agiye gushora mu mirwano nanone, aho hariho ntago bazabasanga bakabirukana. Urumva nyine ni kwa kunda abaturage namwe muyobywa ku buryo bworoshye cyane. Mwawe uri mu nkambi, dora tubabwira tuti nyamuneka aho mwahunze muturuka haratekanye. M23 ibintu yabishyize ku murongo, mwebwe muriho murotse imyungu muri izo nkambi zigiye zitandukanye, muri kotsa inyanya. Nyamara bizwi neza ko M23 irajwe ishinga n'umutekano w'abaturage, ari ibikorwa remezo, ari imibereho myiza yanyu isanzwe, ari amavura, ari ibiki biri gukorwa. Ejo bundi mwabonye abakomandazi bo muri M23 babaza bati iyo mufashe urugendo, iyo mugiye ahantu runaka, hari ubabaza umusoro, hari ubaka telefone ati ntawe, hari uwari wabakubita gaturu. None wori mu nkambi umugore bari kuza bakamurepinga, ureba ngo umuntu w'umugabo ntushoboye gufata icyemezo uvuga uti reka ngende nk'ugiye gusura afazari ngumeyo ngende ntangire ubuzima bundi bushya. Rero kwishora hano muri iki gisirikare muri kujyamo cya Pareko ubwo ni coalition birumvikana, menya ngo ugiye gupfa. Nta bindi ni rwo rubakwiye. Nibabanza barebe ngo uyu Kigingi urimo kubashuka yari afite abasirikare bangahe, ubu ngo bafite bangahe, sibyo? Nabo bamenye ubwenge. Nayo ngo kuri bari kubashukisha, bari kubafatirana n'inzara bakabashukisha amadolari 100. Ariko ku rundi ruhande Sukisa Ndayambaje n'uwitwa Mugiraneza, ubwo nyine bamenyekane kandi bari gukora recruitment hariya. KD Official iba yagerageje kuzamura drone zayo. Magashi rero ino operation nikurikira uyu munsi. Murabizi ngewe hano ubusesenguzi ni gake, ndaripura nyigendera, abandi mugasigara musesengura ibyo musesengura. Naciyeho kare nyamugenda mu bimbere vuba vuba. Magashi majoro w'umurundi witwa Nyavyenda, uyu mugabo cooperation tuyakiriye turi wa babiri, ngo bimeze bite? Uyu majoro rero Nyabyenda yagize atya numwe noneho mubaje kuzana none gutanga umusada hariya rwose aho rwahanye inkoyoyo, aho bita kuri uriya musozi
uriya musozi harya wa Ndumba Ndumba rero aho ngaho twaje cyagiye kwa Magashi twababwiye ko hari hapfuye abasirikare mu Burundi 47 ariko mbere yuko twinjira muri operation uburyo yagenze tubanze tubakubitere sasi report ya risasi na majeruhi nabonye bakubatije report ya risasi na majeruhi muri bose bagufite ngo muri wa mubare wa 47 ni mwongereho 40 kuko bamaze kuba 87 hari ikindi mushaka mu kirori bavuga ngo ni igitigiri ariko abarundi bari kuziriki mana yanjye rero yongeze ngo ariko abarundi agaho kenyegeje ibi bintu mwihaye byo kweza agaho karusha ubushinwa ubukungu agaho gafite gacumbikiye kameze nka Edeni agahugu gacumbikira imvubu mu mujyi agahugu kanywesha byeri ikiyiko ariko tukiri kuri byeri mbere ko tugera kuri bya report resasi na majeruhi hariya mugiye kuzumva ikibazo gikomeye cyane kigiye guturika hariya amagugu kenyegeje Magashi buryo zikabakozi ba leta hariya bahembwa n'uruganda rwitwa Burarundi imaze amezi 2 yarafunze imiryango amashanyarazi yarabuze kandi Burarundi ntago yashituka nta mashanyarazi my friend kuvuga ngo buriya batagira ngo nabaseka internet agahugu gafite internet nyinshi gikize gufuta ubushinwa wande ibintu agahugu gakize kurusha ubushinwa perezida bivuze yankoye ibiki yagerageje voka ngwigura nigeze kumubona ni gicupa cya Mobimba cya Primus ariko no uyu perezida afite ukuntu ashobora kwa kanda amazi so Magashi rero reka ngubwire hane Burundi abantu bashaka kubona ibintu bikaze mu by'ukuri reka tujye tubabwira twikomereza twitambukire i Burundi hari ikibazo gikomeye cyane uruganda rwitwa Burarundi rukora ikiyeri rumaze igihe rudafunction ameza birarihiritse none kudakora kwarwo bitewe n'amakontra rufitanye na government hariya yuko ruzahemba abakozi ba leta nyine urumva ntago bahembwa rudakora none rero ejo bundi twabonye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bataka inzari yo ku rwego rwo hejuru bavuga ko bamaze demwa badahembwa none ibazo umuntu uri muri mission ntahembwa uri mu Burundi ntahembwa abo muri misiyo baheruka guhembwa mu kwezi kwa kabiri wifata mu kwa kabiri ngo uve ko bamaze amezi 2 ariko nanone nabo mu gihugu nabo ntago bahembwa n'abakozi ba leta nabo ntago bahembwa ushahinga telefone ngo bari panosore ngo zabaye mari ifishe mu Burundi panosoreye ubu ngubu rwose minister mu kubyigana gushaka kampani uwigondera panosoreye abari umugabo koko kagahugu kenyegeje rero kaje kugira gutya rwose ubu ngubu karimo karateza ibibazo kubera rokeritoma zana handi twanditse y'amazina ariko kedi hanyuma rero bakoze oya operation turayinjiramo tumaze kubabwira gahugu kenyegeje banzu babangaba bakomeze bayikumbura sibyo John Nahimana uyu numwe mu ntera hamwe zikorera recruitment hariya muri Mozambique Sud Kivu John Mutiganda nanditse Mutiganda nahimbwa uyu muginga nahimbwa ahubwo numwe mu bamufasha kubakura Mozambique na South Africa na Malawi babahuriza hitwa ngo iki muri Malawi ya nkambi yitwa ngo ni Zareka muri Malawi niho aba bantu bahurira aba bantu iyo bamaze guhura muri Zareka muri Malawi barakomeza bagaca mu gihugu cya Tanzania iyo baje rero binjira mu gihugu cy'u Burundi bakajya muri rya shyamba mu rukoko cyangwa mu kibira bakagenda bakaba trained rero aba bantu baje guteza ikibazo abaturage ba Kigoma abantu babonye depite wa Kigoma ari mu nteko ishinga amategeko avuga ati abaturage ba Kigoma turi abaturage nk'abandi ba Tanzania nishaka ko twita abarundi gute baducuza utwacu bakadukura mu modoka ngo nitubereke ibyangombwa gute mu gihugu cyacu ibi rero byaje kuba mu gihe izi munzi bagiye barukureta ba padiri Nahimbwa n'aba bose tuvuze izina zo mu Burundi baje kugira gutya bahunga urugamba bagaca i Burundi bagashaka gusubira iyo baturutse bagafatirwa iyo za Kigoma none rero kubwo kugira ngo bakomeze babafate niyo mpamvu bafatiramo n'abatanzania bati nimubanze mutwereke cyeti cya uraiya cyeti cya uraiya no kuvuga ngo ni nk'ubwene gihugu uruwa hehe bakabakuramo ari abene gihugu ibi rero byarakaje abatanzania baherereye mu koa Kigoma Kigoma baravuga bati ntago turi abatanzania nk'abandi nihe handi babaze ibyangombwa nka Kigoma niba se murimo mutwitiranya n'abarundi mukatwitiranya n'abanyarwanda
ibi bintu bizarangira biti. kumbe nuko bafite siretiko bafite amakuru yuko izi ngabo barokirisize FDL zagiye ziva imahanga mu mahanga atandukanye za South Africa, za Mozambique, za Mali, za Zambia n'ahandi zirimo ziratoroka kwa wingi zageze Burundi zari zikubise zisanze ibyo zagiye zizezwa nta bihari zigasubira bakavuga bati rero uzira Kigoma hariya reka dukora umusako hariya tuzifata tuzisubiza Burundi kuko bari gufata bari guhita bamusubiza Burundi. Ubu niyo mpamvu ngabo nyira mu depite yari yazamuje bavuga ati ni gute Kigoma isakwa Murongo imeze neza Mwanzi imeze neza nta muntu bazi byangombwa nta kindi kiri gutuma babasaka ni FDL ziri hari Burundi za ciki ziriko siko bimeze se. So rero ngo duhite twinjira nyine kuri Majoro Nyabyenda Pole. Majoro Nyabyenda Pole rero tubibutse ko nyuma yaho M23 imaze gufata uriya muhanda tubibutse ko kwiza kuvuga ko Minova yabaye Tombe M23 yanga kwinjiramo. Hari hasigayemo abasirikare bari kumwe na babandi 62 biripotinze. Abandi bari bayobowe na Colonel Gerard bari bagiye barenza ahitwa Nyamasasa basanga umuhanda wariborotse bazamuka hejuru mu misozi. So hanyuma rero nyuma yuko M23 bya bindi rero tujya tuvuga tuti M23 ko yirinde za duyi ubundi bemeze bite. Kumbe bafite tekinike zabo uravuga ati reba abantu kugenda banyanyagira nk'insokoroka n'isenene ntago twabishobora ntago turi benshi reka tujye tubareka babanze bikusanye neza hanyuma tubarimbure neza. Aba rero baje kuvuga bati reka noneho bakomeza bambuka tumaze bisi tubabwira kuri ibikoresho byavaga igoma bakabireka bikambuka bikaza Minova. Abasirikare ba M23 bibereye hejuru mu misozi ya Minova hejuru ya hariya za Bweramana hejuru ya Isasha na Kiroci. Hanyuma rero Kwarisi imaze kuzuza brigade 3 baravuga bati umuhanda tugomba kuwufungura. Ibikoresho za Antinov n'ubu twaje tuzibona zitunda hanyuma rero baje kuvuga bati uyu muhanda tugomba kukombowa tukawukuramo Kwarisi rero ubwo ngo yaje kwa divasinga wigeze kubona ko hari n'ibinyamakuru byo muri Kongo bavuze ngo umusozi ngo wa Kirumba iyi nkuru ko nyifitire umusozi wa Ndumba ngo bawurekipeye. Aha rero niho habereye amarorerwa M23 yabaretse baraza noneho mbabarira umbwire hano ariko mana y'abakungu mani vipi zeno bandi umva inkuru banditse hano ngiye nyakimunda gusomeza inkuru zo muri Kongo kuko harigeze yazimereza imirongo ngeze zobora umuntu dukurikira witwa Kate yambwiye ati Kedi yasoma igifaransa chat burya ati panique au Rwanda suite à succès de l'opération Vengeance de Léopard. Ati uguparika ku Rwanda ati bitewe n'uburyo opération yitwa Vengeance de Léopard iri gusuccessing. Unyumvire ati Rwanda a déployé ses embuscades de guerre. La formation directe est une question d'état. Atamugo rwako kanya ati ni ikibazo gikomeye cyane. Atariko côté de Kinshasa tout est déjà pris complètement avant l'avance d'offensive. Ngibintu byose byarateguye ngo biruze ngo bandi guys reka mbabwire aziko ntarinzi kuvuga urufaransa gwe uyaye byaje gwenda rusoma ziko wamize mitera dore wawe ndibangiturage kuyiturasa kuyiba mundo ni magaje. Noneho iyi foto ndi kwibona nkibuka ibintu bigeze gukora Ezekiel bamushizeho agakurwa nko kubungo yarashwe kandi umutara bameze neza bamuhaye operation mu gitondo sinya nyibagirwa na za mpati yakubise FARDC akubita Wazarendo uyu ngurimo bamushizeho gakoni uyu ni umukoroneri wo mu bwoko bw'abanyamurenge wahunze FARDC ajoininga M23 haradura yiri biri ku patrona nta kuntu rero batamushyiraho agakoni gatukura. Iyi foto ndi no mu bantu bayitambaje bwa kabiri kuvaho nari nyivanye nyine nari nyivanye hano ku rubuga iyi munsi wari breakinze basi narikoze ngewe ndakubita ndafawo man shimwe noneho bajye bakurikira ama episode hano vindi nkuru ati 3 bombe large ati ibombe bitatu bikaze byoherejwe na M23 Tombe a Minova byagwe muri Minova ku itariki 23 uyu munsi line kimwe muri byo cyaguye hitwa Rudahuba proche du complexe scolaire hafi ikigo cy'amashuri cyitwa Mwanga. Ese ikigo cy'amashuri kiri mu rutoki ko mbona zavunaguritse singize intoki. Ati ibindi bibiri byaguye ku musozi uri aho bita Mushekuru ngo aho bita Bugeri
izi bombe rero zoherejwe na coalition nabimenye nyuma yuko bakubiswe vibaya sana na Ndumba kuko ni muri Minova zarashwe izi bombe. Coalition nta kindi ari kuzibanganisha iyo operation mu vitoro yari maze kubakorera uretse kurasa mu baturage. Bagomba kurasa mu baturage kugira ngo babone ikirego. Batabona icyo batamenye faiblesse zabo zitagaragara. Abantu mujye musobanukirwa ibintu tuba tubabwira. Ibinyamakuru byo muri Kongo ntibikajye bibarangaza. Niyo mpamvu tuba bigarutse hano nababwira nindi gusoma inkuru zo muri Kongo. Impamvu nuko iyo M23 yabawumije iteka ryose bakora uko bashoboye kose kugira ngo bawumize abaturage hanyuma baze kubikira kuri M23 kugira ngo mbese amahanga haguruke avuga ngo M23 ngo barimo barica abaturage byahe byokajya muhagarare hamwe babahe kugira ngo Murundi yibuke ko mwene wabo umejoro wabo yarashwe witwa Nyabyenda arita nafungura ibinyamakuru arasanga muri Kongo banditse ko ngo mu Rwanda ngo panike yabaye panike ngo bitewe ngo na operation ngo bakose FARDC ngo barekipe n'ibiki ngo route principale ngo numero 2 ngo sejuwe ibi bintu propaganda abantu basoma ngo route principale ngo bayerekipeye bakajya kutwandikira mu gikari turabiyamye route principale bayikura he akuri baza urugamba rw'umunsi umwe ubu hari kubarwa 87 indugu yango abo n'abarundi gusa nkushyiramo abandi niyo mpamvu nanze kwirirwa mbaza drone nibanza umbwire yagiye nashaka ibyo agagukenyegeje ibyo kumbwira coalition nta coalition nshaka muri uyu FARDC unugiye mu mibare wasanga ari bake barabarirwa ku ntoki na Wazalendo ngo hano wapoteje mu Burundi babarunzemo namwe reka tubabwire operation uko yari iteye kwaza yitanye Major Nyavyenda Pole numwe mu basirikare bamaze igihe kitari gito hano muri Kongo imisozi arayizi pe yaramaze kwimenya cyane uyu mugabo yaguye mu cyitwa embuscade mu Gifaransa mu cyongereza ni ambush cyangwa se mu Kinyarwanda igico cyangwa M23 ibabera ifura ibaze kubaza guhimisha umuntu uri muri ambush abantu mwarashe murabizi ubu ufite mission imwe icyo ari cyo cyose aduye mfakwa mwahawe report na cut off number 1 kaduye yinjiye nta kindi mutegereza itegeko rivuye ku muyobozi w'igikundi mugahita murasa nta yandi muvuga reka maze manyuzeho ko iyo operation yagenze noneho hano komeza uyereka maze mbagezeho operation nuko vuga ngo rero imirwano murabizi mu masaha 6 twagire iby'imirwano yabaye hanyuma rero baje gusaba umusada bahuruza umusada M23 ibo yamenye ko haje umusada wagomba guturuka bwera man kandi M23 wagomba guturuka za Minova M23 aho barimo barwane ku musozi wa Ndumba itambuka hejuru y'umusozi kubera ko yamenye ko haje umusada iragenda ijya gutega ambushi my friend Ambushi ariko ngo yari ndende iyo ambushi rero yari ndende babaratse abandi barakomeza bajya kurwana hanyuma osi kubera ko bari mu depusi cyangwa muri headquarter hanyuma baravuga bati nimutegereze kiyongozi kiyongozi rero yaje kuza abahungu hariya tubibutse ko muri uriya muhanda hari ahantu henshi ho kwihisha camouflage and concealment ku gipamba kwa ukweri ibyo byari byakozwe Rio camouflage ibyo byari byakozwe neza cyane na M23 baje rero kuri wa murongo wa ambushi abahungu bahagurutse batunga imbunda barababwira ati mwese nyinyi nyote babwiye mu Giswahili nyinyi nyote mikono juu abarundi bose bari kumwe nawe 18 barayamanika bazamura amaboko 17 bose yari afite amasikoti 18 wajya gukora he 17 we yari wa 18 we yagiye gukora nyuma yo yagiye gukora kwitako nka rukara ngo ibuka pisto yagiye gukora kwitako ngo azamure pisto ni rimwe ritagira rya kabiri vuba rero bahise bari murebera rishyushye ubwo nyine nuko Nyabyenda wenda nk'umuntu kadiriya nka Kedi drone pe nuko ngukite reporting ariko navuze nariko Nyabyenda kandi iyi drone tripod ige ni imwe muri zo ibi bifukunyi byamufashe byo kwangagiye gukora kwitako abandi bayamanitse byamufashe bite nabwo ni wasanga nyamara hari ukuntu hemukiye intare za Sarambwe akaba yari kuri blacklist none sinare za Sarambwe nyine reba igihe yazihemukira ari mu bagambanye ku gicwa ari muri ya operation ya Gicanga yaje ari muri babandi batwitse kuri Petit ari no mu bantu bagiye bagambana bavuga ikibimwe ikinyarwanda no mujyi agoma ku bwinshi cyane uyu ni naramwe yaje isanga izina namwe byo tujya tuvuga Gerard na ntuze na Wiri Kanyeshi abanga babaje kera aba rero nabantu ngakumbuye umujyi agoma aryamye munsi y'igiti cyitwa umurotemo
arimo arisabira gupfa. Magashi rero reka nkubwire abarundi rwose pe njyewe nabibaye iki gihugu uburyo umuntu umwe agifata akakivuruga akagikoroga kugeza ubwo mutakaza ingabo zingana gutya nta mudepite wakopfora kugira ngo abashe kuvuruka iki gihugu sibyo. Uyu muntu bamukatiye ikirombe hariya mu Rubaye sibyo. nigeze kubona inkuru uyoboye ingabo mu Burundi nawe bamukatira ikirombe cye. None ubwo uruba perezida n'umugaba w'ingabo babwira abasirikare ngo mujye ku rugamba bakabyanga, nawe ariko byumva. Ariko abasenateri babivugaho ababyanze rero abasenateri n'abadepite babaho turapfarafata tuba twasigaye, niyo mpamvu babaha icyo bita junjama. Karyo kumve junjama rero ni utudolari bagenda babaha dukeya, kabwira ati rwose murabibona bariya bandira ko buca bariya uri kuri umugambwe reverend kuri yo bariya bose babwira ati mucicike tubanze twice bariya abatutsi, kubera ko bahuje ingengabitekerezo yo kumva ko barimbura abatutsi bakabamara. Ibyo nibyo bagenderaho kuvuga ngo bo ntago bitaye ku ngabo z'abarundi zirimo gupfa. Banga badede bose baraho ngaho, yaba abazi ukuri n'abatakuzi ni bandiyo bwana. Biragoye cyane mwabantu mwe, kuko abarundi muzitegereze ripoti ya risasi na majyari tubagezaho iteka umurundi aba yawumiye kwa wingi. Umurundi impamvu agomba kumiya icyambere niba yambuwe Rubaya na Ngungu akamburwa mu Rwangara ariho havaga amaminere amwishyura. Kisekedi yavuze ntago nzongera kubishyura mwabaginga mwibyo twasezeranye byarabananiye. Babirukanye Kicanga, babirukanye Mushashi, babirukanye Masisi, babirukanye ahantu hose n'ibiro by'abo barabitwaye. Murage nzabahembi Magashi rero niyo mpamvu rero baroha ingabo zabo ati mugende mushaka mushire, ariko amaminere tugomba kuyabona. Ubundi tugomba gukonfirma ko nuza yabaye Tombe nuza Kanyabayonga umugani ushaje. Ibyo ngibyo wabisubiramo nawe. Okay, rero ngiye singiye kubagira ko Kanyabayonga yabaye Tombe, ahubwo bitewe nuko drone yacu tuje mu kiganiro itaraduhereza full package full nondo yiriya operation yakozwe hariya. Murabizi ubudasabwa Kedo Official tugomba gutotora intambwe ku yindi buryo ki M23 yagiye itamburamo hariya tutarabona report risasi na mageru. Ibyo kwaye ngo yabaye Tombe ibyo singiye kubivuga ntabwo ndi bubivuga. Nibyo kuba ko nkene operation uko yari imeze. Munyemere duhinira hangaha guys mu gitondo, stay in touch, mukore subscribe, mu sharing video, ariko ku rundi ruhande mutera inkungu muyobora Kedo Official kuko mwabonye ko twe dufata drone iyo mbabwiye ngo nazohereje mugende mukaguwe. Wenda iyi ngiyi nuko yamaze kuvuga ati adu yaragiye, hari n'izindi zabavugisha mukumirwa. Siko bimeze Magashi, njya nzivugisha uhari nawe zaho zivugisha mpari. Iyo tuzohereje mugende muhagikisha. Twababwiye ko twitandukanye n'abantu babyuka mu gitondo ngo Kisekedi ngo bamurasiya ngo hari umukoroneri ngo mu kibaya ngo report mu gitondo ngo rute numero D ngo bayirekipe. Ariko rero bakabyuka mu gitondo abandi bakavuga bati uduce 10 baturekipe. Vuze ibyo mu kibaya nibuka ko ari mu kibaya bazarendo ngo zagerageje kujya kwiba inka hariya ziri gusuna hariya ngo zinarunguruke bazigwa nabi. Nzayigaruka iyi nkuru ku munsi w'ejo, ariko nyaboneka ndeka mbabwire na nimero yanjye di wanyandikira wampamagara ndakwitaba. Mugomba gutera y'inkunga ya Kedo Official zige tubivuga kuko urugamba rugeze n'urwawe n'urwanjye. Narababwiye ni njyewe M23 ibintu nibishyira ku murongo mwabona umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ari degembye arakora gahunda ze muri Kongo ibintu bimeze neza. Ninshake zave mu itangazamakuru ngiye gukuragira nk'abandi bose. Ibi bintu muramivu M23 gwikirwana Kedi akaba ari muzima agiye umeka umukabaza shanzaripura afazamije kuyu niba ari ingungu niba ari musheki niba ari he ntago mbizi. Rero hari umutaramu hari drone mfite iri aho biti Gasake. Nambwiye ni mfotorera amafoto nzajya nkoresha kuri thumbnail. Mariam ya mafoto ngira ngo ni Photoshop. Hameze nko muri mwijuru pe. Warabibonye? Nabonye amafoto yose hano ni iyi foto wa editinze ngo yango niyo foto ya Kaka. Erega ziriya ntera hamwe zabirukanye mu gihugu cyiza. Cya gihugu ni cyiza. Ntera hamwe ariko wowe urumva ibaze kwirukana mu misozi nkiriya myiza barangiza bakagenda bagafata amaminere yose bakagira gute, ariko abanyekongo barago. Ariko iki gihe cy'Imana igiye kuyibuka ikabaha igihugu ikabaha gakondo. Imana ibahaye imbaraga zo kwirukana abanzi banyu nk'uko umuntu yirukana umuntu umwe. Ibazizi kwa risiyo zingana gutya izi ntare zasarambwe zingana gutya zikabirukankana. Ni nk'uko Imana yavuze ngo
abanzi bazagutera baciye mu nzira zirindwi nubirukana bace mu nzira imwe niba gutera baciye mu nzira imwe uzabirukana bace mu nzira zirindwi kuko ndi Uwiteka Imana nyine ngabiri kumwe nawe kandi akaba ari gihe ubivuze amen ubwo n'ubuhanuzi bwa M23 amen Magashi rero ngira ngo abonye drone yacu iri kunyomoza inkuru zari zimaze igihe ziri guhererekana ngo bihambwe ngo bisuma ngo sijuyi wabonye ko yari hari na moto yayo niyo mpamvu tuvuga tuti nimero ya KD Official ni 784864 tujye tubaha amakuru atosoye muve ku bintu uyishyire no kuri tamunera ndayinagaho rwose hanyuma kandi bakozi ba KD Official mureke tubasezere shimira abakomeje kudutera inkunga kugira ngo tubashe gutuma drone zijya y'indani esanse hari ibihenze n'amayinite yahabahenze umuntu kwiruka akajya yiriya mu misozi na moto ko uvuga igifaransa yo wakubisemo igihumba nakubwiye ati no nimero niba ari ngwiki nabakibanye cya gifaransa ngo wayanditse nabi baragwe ngo wayanditse nabi kwanza ibaze wamenamo nka bitanu ati igacamo ariko mukavugana iminota ibaze rero bese ngo mamagare wa simukadiri zero utere inkunga kwa KD Official tubashe gukora akazi neza kandi turabize mudufite ku mutima natwe turabakunda cyane mudahari ntago twaba duhari mudafite ntago twaba dufite nukuri tubitaye nko butwitayeho yabahonze bahare hafi yabahe gutunga yabahe guturana mudatongana ibahazi byiza yari Magashi na KD Official bye bye bakunda cyane.